Icyizere rero ko ndi umukozi w'Imana. Amazina yanjye ni Ntamfura y'Ishyari Immaculée, umumama ukunda gusenga wabigize umwuga. Kumva urwo rugendo. Umaze imyaka 21 uri umuhanuzi. 21 ndi umuhanuzi. Yego. Kandi wifitiye icyizere. Yego. Kandi rero muri ibyo byose muri ubwo buhanuzi. Kugira ngo mbikunde nanabyinjiremo. Bitanga agaciro. Yego. Guhanura biha umuntu agaciro. Yego. Kandi bituma umuntu atinywa. Ubu ikindi cya gatatu bituma umuntu abuwo kubaho. Yego. Kuko bubaha ikiri muri we cyane. Ntabwo bubaha umubiri nyuma, ahubwo bubaha ikiri muri we bakakigirira iki icyizere. Yego. Kabishwe iyo yifitiye icyizere agakoreshwa n'Imana. Icyo avuze kigasohora, uwo muntu arakundwa. Yego. Rero uduhe nimero ya telefone kugira ngo uzifuza ko wamuhanurira nk'umuhanuzi wifitiye icyizere azaguhamagare mufatanye gusenga. Hari ikibazo? Nta kibazo. Yego, nimero 078 ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya Mana. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka by'umwihariko suza abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Karenge. Impamvu nyine Imana yajyaga imbwira ngo izantambagiza u Rwanda no mu mahanga. Navuye mu majaruguru mu karere ka Musanze ndenge Kigali, naho nk'ubwa kangahe nari mpageze. Uburo nibereye umurenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana. Nta kindi cyanzanye, naje kureba umukozi w'Imana. Ni ya gahunda yanjye yo kugenda ndeba abakozi b'Imana nkongero batabivanze bari mu mwuka wera, babandi bavuga ngo Imana iravuza ari uko ivuze, apana babandi bajya babeshyera Imana. Yego, niho ndika nkwibutse wowe utarakanda subscribe ugango uyikande udushyigikire dukomeze kuba umuryango mugari. Ntabwo tuzagutenguha pe, ntabwo tuzagutenguha. Urumva n'urugendo mba nakoze imbere ya kamera turi kumwe n'umubyeyi. Reka tumusabe atwibwire. Karibu mama. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nezerewe muri iki gitondo kongera guhura n'abakozi b'Imana. Babandi turi kurebana ku maso ku maso, babandi bifitiye icyizere nanjye nkigirira icyizere. Imana ishimwe. Nejejwe n'Imana mu mutima. Mfite icyizere rero ko ndi umukozi w'Imana. Amazina yanjye ni yayandi ntahinduka. Ntamfura y'Ishyari Immaculée, umumama ukunda. Yego. Mama wa Julienne, uyu ageze umugisha mbyara umuntu udasanzwe. Julienne, umukozi w'Imana. Umuntu niwe wavuze ngo buriya ngo nirizinduka riba rigiye kureba. Julienne rero yakomotse ku mukozi w'Imana, na waba umukozi w'Imana. Turi abakozi b'Imana twembi, tutabivanga, twahamagawe n'Imana kandi twifitiye icyizere. Amen. Imana ishimwe. Reka tubanze dusenge ugango Imana ize kunyobora mbona ibibazo ndakubaza. Banze dusenge. Banze tugiye gusenga.
Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko ari wowe Mana. Tugushimiye imbaraga zawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye ubuntu bwawe busaga bwabanye natwe mu minsi yose duhereje inyuma, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye bene data warinze guhagaruka hari Musanze berekeza muri aka karere ka Rwamagana, wabanye nabo bageze hano muri aka karere ka Rwamagana amahoro, izina ryawe nirihimbazwe. Twicaye kuri iyi radio kubera wowe, niyo mpamvu tugushimiye, izina ryawe nirishirwe hejuru cyane. Tukuramburiye amaboko ko ijambo ryawe ryaravuze ngo mu mahanga yose abakubaha bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Turagushimiye ko watwemeye mwami, kandi tugushimiye ko waduhamagaye ukatugirira icyizere tukaba abakozi bawe bo kugukorera, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya twongeye kwishira mu maboko yawe mwami, kuko nubundi duhagaze mu mwanya udasanzwe. Nyemera natwe tugira abadasanzwe, icyo duheje n'imbaraga z'umubi, icyo twirukanye n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Kandi turasaba umwuka wera kugira ngo atubere umuyobozi. Uyu mwanya nitube twenyine ubwo twumve uri mu ruhande rwacu. Imana data n'umwana wayo bize bituyobore mu izina rya Yesu, amen. Yego, reka tubibutse ko turi amateleviziyo abiri, Concorde TV show na Hinduka official. Channel ya Concorde ni ya Julienne. Yego, tukaba turi kumwe na mama wa Julienne. Wagese ngo erazina ndanaryibuka. Fugira baba Julienne rwose irahagije. Iyo umuntu yabyaye abagomba kubahwa akitirirwa umubyeyi. Yego. Nta mpamvu yo kugira umubyeyi ngo hora uvuga mu izina rye. Wapi. Biragoye. Nanjye narabyaye ndakubwira izina ry'umwana. Ubu uri umupapa. Ndi umupapa, shima Yesu. Imana ishimwe. Abana batatu. Imana ishimwe. Yesu yarakoze. Umuhungu n'abakobwa babiri. Yego. Imana nihimbazwe. Ntacyo dushinja Imana, kandi yarakoze cyane. Twajyaga bitekereza umuntu akabona biri kure, ariko Imana iti nzabyigiza hafi. Amen. Bari habwe icyubahiro. Julienne yambwiye ati pe, shaka ko uyu munsi dufata urugendo tuve Burera na Musanze tujye Rwamagana, tugende turebe mama, tuganire. Nicyo cyanzanye mama, nta kindi pe, ni ukwiganira ku murimo w'Imana. Yego. Ubu ngiye kukubaza ku byawe kuko aribwo bwa mbere tuganiye. Yego. Sinange sibwo bwa mbere wambona. Nibwo bwa mbere nkubonye. Njiro isura yawe nayibonaga nubundi kuri Hinduka official na. Imana ishimwe ko yarambwiye ko tuzarebana n'abantu bakomeye nk'amwe. Abantu bakomeye nk'amwe, none uyu munsi Imana yabyemeye pe. Bo hari igihe nagombaga kuza mu bukwe bw'umukobwa wawe Konsore. Yego. Kuko twateraniraga ku mudugudu mwanya Rubande. Yego. Ariko ntibyankundira. Ariko madamu yaraje. Madamu yaraje, ndamuhamagaye ntinahageze, ati ngenda hazi, yanandangiye neza, tumuhanda umeze nabi, ni nako nabibonye. Yego. Ati ntuzagire ngo ni hafi uvuye Kabuga. We yarahazi. Imana ishimwe. None madamu yaraje, nanjye nkabanje, nuko tugukunda. Murakoze cyane. Muragukunda karo rukundo, ntabwo mwaterera imisozi ngo mugere mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Karenge. Yego pe. Julienne yarambwiye ngo nawe uri umuhanuzi. Noneho umva ingeso ngira. Bajya bashinja ngo kuko ukunda abahanuzi, ngo kubakunda ubakundira iki? Njyewe ubu mfite imyaka 40. Nk'iyo 12 nibwo natangiye gusenga. Yego. Ibyo ndi mu ngubu. Yego. Hari ibyo Imana yambwiye mfite imyaka 20, hari ibyo Imana yambwiye mfite 10 n'ingahe, kandi birasohora. None abo bantu bagiye babimbwira ko ari abahanuzi, nabanga koko? Oya, nta muntu wanga umuhanuzi. Oya, hari ababanganya ndikwivugira jewe, sibyo? Njyewe nkunda abahanuzi, ni nayo mpamvu yanzanye aha ngaha. Julienne dukorana nk'umuhanuzi, nabambwiye yuko mama we nawe ari umuhanuzi. Ndavuga nti nzaza tuganire, nawe umbwire uti ubundi byaje ute. None se abo bantu banga abahanuzi babangira iki? Ababanga? Nose abanga Yesu bo bamwangira iki? Ayewe. Kandi koko. Umuntu ndamwita umuntu, ntakeka nkoresha umuntu.
yavuye mu ijuru azaje kuducungura, ariko kugeza ubu hari abatamwemera nk'umwami, hari abatanemera ko yaje, bakimutegereje, abayahudi n'abayuda bakimutegereje. Ariko ndumva abo bantu banga abahanuzi ntago bari bumva ikintu kiva mu kanwa k'abahanuzi. Hari n'abakiza ariko bakanabanga abantu, bakabanga. Ngero ntabwo ndi mwabo babanga, ndi mu babakunda. Imana iguha umugisha. Niyo mpamvu ndi kugira ngo ubwira abakunzi ba Concorde TV Show ko abahinduka bora bibabwiye. Tubwire wowe watangiye guhanura ufite imyaka ingahe? Kari urugendo rurerure. Ruvunagure urutubwire. Kandi natangiye guhanura mfite imyaka 30. Yego. Uyu munsi mfite 51. Yego. Kumva urwo rugendo. Umaze imyaka 21 uri umuhanuzi. 21 ndi umuhanuzi. Yego. Kandi wifitiye icyizere. Yego. Kandi rero muri ibyo byose, muri ubwo buhanuzi, kugira ngo mbikunde nanabyinjiremo, bitanga agaciro. Yego. Guhanura biha umuntu agaciro. Yego. Kandi bituma umuntu atinywa. Ubu ikindi cya gatatu, bituma umuntu abuwo kubaha. Yego. Kuko bubaha ikiri muri we cyane, ntabwo bubaha umubiri inyuma, ahubwo bubaha ikiri muri we, bakakigirira icyizere. Yego. Kabishwe iyo yifitiye icyizere agakoreshwa n'Imana, icyo avuze kigasohora, uwo muntu arakundwa. Yego. Yego. Ubwo umaze imyaka 21 uri umuhanuzi. Icyo cyizere ubwangu ukigirire byatangiye ryari? Hari ukuntu umuntu aba agishidikanya, tukabiri kose nubwo ndi guhanura bwemerwa uko bwasohoye, wowe icyizere ukigirira byari ryari? Kugira ngo nigirire icyizere, njye navukiye ahantu hadasanzwe. Mvukira ahantu batazi Imana. Yego. Mvukira ahantu bakorera nyabingi. Mvukira ahantu batavugaga, mbese kugira ngo uvuge izina Yesu cyari ikizira muri icyo gihe. Twewe twubahaga Imana zitareba, zitavuga, zitanagenda, bakatubwira ngo kuwa kane dukoze haba ari icaha. Ariko nza gusobanukirwa ko mu ijuru hari Imana itandukanye n'ibigirwamana. Nkimara kumenya rero ko mu ijuru hari Imana itandukanye n'ibigirwamana, nigiriye icyizere. Nkimara kugeramo mbona ibintu bidasanzwe. Bya bintu bidasanzwe rero nabonye, nabyinjiyemo nsanga bitandukanye n'ibyo nabonaga iwacu aho nari naravukiye. Yego. Ntangira kubikunda. Ntangiye kubikunda rero, ntangira kumva muri njyewe hari ikintu kivuga ngo vuga ndi Uwiteka. Yego. Navuga ngo ni Uwiteka, icyo mvuze kigasohora. Yego. Ntangira kwigirira icyizere. Navuga ngo burya mbonye Imana itandukanye na hahandi navutse. Nigirira icyizere muri ubwo buryo. Icyo nkoresheje nagikora nkabona kirasohoye, numva ntagiye kwigirira icyizere. Kuko nari mvuye mu bundi buzima butandukanye, bwari ubuzima bubi butugoye. Twebwe iwacu ntabwo twavugaga inyama ku mashiga, ntitwavugaga inzoga ku mashiga, cyari ikizira. Mu gitondo kare kare baheraga izo mana zabo ku bibabi ngo bari guha Imana zabo, bakabaga inka. Amavunje yaratwishe, nta mwambaro, ntaki, babiha ibyo bigirwamana byabo. Ariko nkimara kumenya Kristo, nkimara kumenya ko ndi umwana w'Imana, ubuzima bwanje bwarahindutse. Nukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubuzima bwanje bwarahindutse, kandi nabo mbwiye ngo hari Imana mu ijuru, babikurikiza kuko bagasanga hari Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka. Yego. Mwiyo myaka 21 umaze uhanura, nta mijugujugu wahuriyemo nayo? Ntabwo byabura. Yego. Ntabwo byabura. Nakuvuga ko mu myaka 5 ariyo nagiye manura, numva hari nguwe neza mu buzima bwanjye. Ariko iyindi myaka yose kwabaye kurasana, turasana n'abadayimoni, twavuga ko ari abadayimoni. Yego. Kugeza ubwo 2022 na 2023 ni umwaka nahagaritswemo ibihe bidasanzwe mu nsengero, mu matorero atandukanye. Mu nsengero baguhagarika? Barampagarika kubera ubuhanuzi, ariko ndakomeza nigirira icyizere. Oya, aho ratubwira mama, ratubwira uko byari byagenze, byari wahanuye kugira ngo bitume baguhagarika.
2023 kuzamura na 4 wabaye umwaka udasanzwe ku buzima bwanjye. Nimba ari ikintu kigora n'ubuhanuzi, niba ari ikintu kigerageza abantu babikora n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi burikisha kandi bukanakiza. Ubwo nturahita usubiza cya kibazo wabajije ngo mbese kuko ari abanga bahanuzi ndikubwira ntibarahari umwana w'Imana barabwatse. Impamvu abantu banga abahanuzi bamwe niba banabakonderekanye ivireho kimwe ngisubize. Hari igihe umuhanuzi ahanura agahanurira umuntu akamuhanurira ibintu bidahinganye na malariya. Yego. Ugahanurira umuntu ari umusambanyi wamuhanura ngo Imana iravuze ngo va mu by'urimo niho nzakugirira neza, akumva ko ubaye umwanzi we. Ico gihe ntabwo aba kigukunze kuko utamuhanuriye ko Imana imugiriye neza cyane rwose. Abantu bazira abahanuzi nuko badashigikirwa. Umuhanuzi ntago abashigikira mu byaha baba bari. Umuhanuzi avuga icyo Imana yamutegetse, niba ari umusambanyi akavuga ubusambanyi. Niba rero utamushigikiye ngo uvuga ngo Imana iraje ugumye kumushigikira muri cacace azaguhiye cyane rwose. aho ngaho ni aho ngaho. Tubwire ko ubwo rero muri uko guhagarikwa mu rusengero nanjye niko byagenze. Nahanuye mvuga ko muri korari harimo abasambanyi. Magarikwa mvuga ko muri korari harimo abajura n'abarozi. Yego. Biba ngombwa rero muri ico gihe ko bampagarika ko ntesheje gaciro korari. Kugira ngo nemere guhagarikwa naratekereje navuga ngo umwami wanje Yesu we ko batigeze bamukunda. Yego. Kandi cyamuzanye ko kwari ugukiza abantu. Misu yarafite ko ari yo gukiza abantu. Yesu rero bamwe abo yagiriraga neza, hari igihe bagendanaga bakurikiye ibyo yabagiriraga neza muri ibyo bihe, ariko ngeje mu gitondo Yesu atabibahereza bakamuhinduka bakamutuka. Nanje naratekereje navuga ngo niba tuvuga Yesu by'ukuri, Yesu wacu bakaba bataramukunze, ninemera nkirengera nkavuga ko navuze ngo bambabarire naco biraba binyu naba ntandukiriye ntakunze umwami wanje. Yego. Muri uwo mwanya rero narahagaze magarara mu cubahiro ca Nyirijuru cyane. Ndavuga ngo kizame muri kunkoresha sinagishobora kuba muri kumbwira ngo nimfukamire korari nyisaba imbabazi kuko nayandagaje. Naravuze ni ngewe nshingiye kuyavuze. Yego. Niyo kwizerwa. Mushumba wanje fata icemezo nk'umuntu w'umugabo, ariko ngewe sindapfukamira Bayali. Yego. Ndahagarara mu kuri, nzarindira Imana yanje kugereza igihe zasoreza icyo yavuze, kuko yavuze niyo kwizerwa kandi no kubikora izagira gute izabikora. Naremeye mpagarara amezi 9 ntari umuririmbyi zira guhanura banyirukana mu kidiyakoni. Ndemera ndahagarara. Yego. Amezi 9 arangiye ku itariki bampagarikiyeho n'ubuhanuzi bwasohoye. Haleluya. Muri korari. Yego. Ubona bugingo n'ubu hari abantu wari perezida wa korari umwe yaraguye, bandi baririmbyi baragiye. Ubwo kuri zo tariki ebyiri rero no bansubije muri korari bansaba n'imbabazi. Abaro bagusaba imbabazi. Bansaba imbabazi. Jabondera Imana. Haleluya, haleluya. Amen. Rero mu guhanura harimo kwizera, ukamaramaza ukavuga ngo iyampamagaye. Yego. Ikantandukanya n'ibindi bintu, nanga si ikantandukanya n'abandi bantu. Mfite kuyigirira icizere naho napfa niyo yabinshuye cyane rwose. Ariko urumva nanjye ijambo navuze nti babahanuzi batavuga batabeshyera Imana nibo mbanje kureba. Yego. Ibyo sarubwo nari mbizi uko byakubayeho. Byambayeho. Nabugingo n'ubu sindasubira mu kidiyakoni. Mu kidiyakoni ntago barakubohora. Ntago barabuhora. Ko bazi ko ibyanje bitandukanye n'ibyabo. Yego. Kandi ubundi impamvu banaduhigana bakanatwemera, undi umuntu w'umuhanuzi ababitse ikintu gitandukanye n'icyo abandi bose cyane. Kandi ikintu abitse hari abo gifasha, hari nabo kibangamira. Abo ngabo rero kibangamira ntago batwishimira cyane pe. Ariko no mu kidiyakoni mu izina rya Yesu naho bazasubiramo kubera Imana. Hagutanabaye mugakomeza ukivugira ukibera umuhanuzi birahagije. Ntabwo nabasebya. Baje kunsubizamo ariko ndababwira ngo ikindimo ntago cari capfa. Haleluya. Ikindimo ntabwo kirapfa kandi ntikizaceceka. None n'ingaruka nejo bikamuko bizagenda bite. Ariko muri korari wasubiye. Ubu muri korari nasubiyemo. Nta mpamvu. Nta mpamvu ni Imana ishimwe. Yego. Karaho umubyeyi twe kumubaza ibintu byinshi. Ahigero abanyamakuru umva ukuntu twigize. Hago umuntu akagucokoza ugasanga umenye n'amabanga. Ahubwo gago tutaza kugeraho, reka twigire no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Burya ibyo tuba tuganiye abari iby'ingenzi
niba uri umuhanuzi tukaganira bwa mbere biba bisaba ngo umbwire ikintu wahanuye kigasohora. Nacyumvise rero cyo baguhagarikiye bapinze bari kuvuga ngo ngusaba imbabazi ngo uvuge ko ari Imana, ngo ko ari wowe wabivuze ko atari Imana, kandi byarasohoye. Icyo kirabaye cyemeza yuko uri umuhanuzi. Reka tujye no mu mwanya w'ijambo ry'Imana twe kuvugira ibyacu gusa. Ni karibu. Imana yo mu ijuru dushigikire, gufasha n'abantu gusoma. Twasenze nibyo uramfasha, kandi koko nibyo n'amaso yanjye ntago ari kureba neza. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Ariko rero nimba ari ikintu nkunda kuririmba. Waririmba none umva nanjye nubwo ntabisobanuye neza. Hano nakira abanyempano, sibyo? Umuntu impano afite, iyo uri umuririmbyi uraririmba, iyo uri umuhanuzi iyo bushe urabuvuga. Ntabwo tujya tubukupa kuko aba ari ubwa nyirabwo. Ari ubwa nyirabwo baba ugomba kugenda kuvuga ubutumwa ukabuvuga. Ntabwo hano naje gupfukiranya umuntu. None n'ikindi hano njya nkunda kuvuga ngo ntabwo ndi wa muntu uha umuntu agatuti nindangiza mwandikira agapapuro wewe ngo warengeje igihe. Aya ni karibu rwose. Reka turirimbe. Yego. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga nganyuhagiranyize anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Intimba zanjye zose yarazikoreye uko ngeragejwe ndinda wa mubi. Ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye ni igihome cyanjye njaniye ishamo. Naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azana barangeze mu ijuru yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Ntaza nsiga nk'imfubyi ntazamemukira murambishwaho no kwizera gusa uko angotesheje ingabo ntacyo nzatinya pe azanungisha amanu yo mu ijuru njankumbura wa munsi nzagera mu ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye anyiza amakuba
amaganya yanjaja yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya, amen, haleluya, amen. Mana ishimwe, uyu muririmbyi ndamukunda n'ukuri, aje amfasha kandi aje ahumuriza umutima wanjye. Nkabwira abankurikiye ngo uyu muririmbyi nawe nabafashe. Muririmbyi aririmbye neza, aravuga ngo ntazadusiga nk'imfubyi, ntazaduhemukira, ngo kandi duhora tubeshejweho no kwizera gusa, ngo kandi ubwo tugotesheje ingabo ntacyo tuzatinya. Haleluya, Mana ishimwe, ngo kandi nja nkumbura wa munsi nzagera mu ijuru, ngo nzanezerwa nimureba yeye mu maso, ngo uwo mukunzi wacu yaka nk'inyenyeri. Haleluya, Yesu yaka nk'inyenyeri n'uw'igikundiro, Imana yo mu ijuru nishimwe. Haleluya, haleluya. Mana tugirire neza. Nkabwira abadukurikiye, nkabwira abatwumva muri uyu mwanya, nkabwira abari kure n'abari hafi, ngo umukunzi wacu yaka nk'inyenyeri kandi n'uw'igikundiro, kandi aravuze ngo ntabwo azaduhemukira, ntabwo azaduhana, ntabwo azadusiga nk'imfubyi. Umva uwo mukunzi wawe. Haleluya, uwo mukunzi wanje uvuze ngo ntabwo azaduhemukira, ntabwo azadusiga nk'imfubyi. Bene da, imfubyi kura yarakohoye. Imfubyi ni ikintu kibaho nabi, ariko Yesu nawe atwitegereje aratureba, asanga tudakwiye kubaho nk'imfubyi. Haleluya, haleluya. Mana tugirire neza, Mana dufashe. Ndanezerewe, nejejwe n'Imana mu mutima uyu munsi. Imana nishirwe hejuru cyane. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yego, Mana dufashe. Amen. Tugiye kwinjira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya muri iki gitondo, ibice byo 22 umurongo wa 25 uradufasha muri uyu mwanya. Yesaya ibice 22 umurongo wa 25 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nukuri ariko uwo munsi uwo musumari washimangiwe ahantu hakomeye uzakuka kandi uzatemwa ugwe. Nibyo umutwaro wari ujishweho uzacibwa, kuko Uwiteka abivuze. Amen. Haleluya, amen. Mana yacu nishimwe. Mana tugirire neza. Ndabwira abantu badukurikiye muri uyu mwanya, ndabwira abantu barimo batwumva, n'ukuri mu ijambo ry'Imana riratubwiye. Uyu ni Yesaya yandikiye urwandiko abayisirayeli, arababwira cyari igihe cyari gikomeye, cyari igihe cyari kigoye, batari bafite kirengera, batari bafite umuntu bahumuriza, cyari igihe bumvaga bababwira ngo byararangiye, ngo ibintu byabo byararangiye, ngo ibintu byabo nta nzira. Ariko Uwiteka byitegereje, amenya abayisirayeli, amenya umubabaro wabo, amenya ukuntu babahekesheje ibikapu. Aravuga ngo nuko Uwiteka Imana yawe iravugana nawe uyu munsi, ngo umushumari bashumangiye ahantu hakomeye, ngo Uwiteka Imana Nyiringabo azawukura, ngo kandi guzacibwa gugwe, ngo kandi n'ibikapu bajisheho bizagwa rwose. Nkabwira abantu badukurikiye, nkabwira abantu batwumva. Haleluya. Hari igihe umuntu aba mu buzima, akaba mu buzima butandukanye, akaba mu buzima butifitiye icyizere, akaba mu buzima abantu basizeho manda bakavuga ngo byararangiye. Ariko uyu munsi Uwiteka Imana yacu iravugana n'abantu uyu munsi. Ndabwira abantu ngo nibigirire icyizere. Ibyo batabonye Uwiteka yarabibonye, ibyo amaso yabo atabonye Uwiteka yarabibonye. Nico gitumye Uwiteka avuga ngo njewe Uwiteka, nico gitumye kuri uwo munsi. Haleluya. Hari abantu baciriyeho iteka, baravuga ngo byararangiye, bacira ababyeyi iteka, bacira abagabo iteka, baravuga ngo ibyabo byararangiye, ngo naho bakwiyeguza umutwe ntibizashoboka. Ariko ndababwira ngo Uwiteka yarabibonye. Haleluya, haleluya. Uwiteka yarabibonye. Nico gitumye avuga ngo naho umushumari ni ikintu kitagaragara, babakoreye ibintu bitagaragara, babafatiye ibintu byabo ntibyagaragara. Buyo bakoze baravuga ngo mbese ko dukora ibyacu ntibigende neza, ese ko dukora ibyacu ntibyunguke. Ariko kumbi bamaze gushinga umushumari bawumenera beto. Ariko Uwiteka aravuze ngo nico gitumye kuri uwo munsi abantu baratunguwe. Haleluya. Nkabwira abantu bihebye, bumva nta nzira, nibahumura Uwiteka atunguranya abanzi babo bagihari. Haleluya, haleluya. Atunguranya abanzi babo bagihari. Arababwiye ngo nibahumure, umushumari bameneye beto Uwiteka azawuca.
amagambo bavuze yo kubasesereza bakuvuga byararangiye, bagafata ibyabo bakavuga bakabishyiraho manda ngo byararangiye, ngo Uwiteka azawukura. Haleluya. Hari igihe babashinikiye mu mivumo, babahekesha ibikapu by'umukara, baravuga ngo byararangiye, ariko Imana Nyiringabo itekereje ku bantu bayo uyu munsi, ibatinze iravuze ngo nukuri nubwo babahekesheje ibikapu by'imivumo, Uwiteka baje guhekesha igikapu cy'umugisha. Haleluya. Mana ishimwe. Nicyo gitumye kuri uwo munsi utazi nanje ntazi, Uwiteka aje atunguranye akaza kuduhekesha imigisha. Baraduhekesheje imivumo, Imana yo mu ijuru nishimwe. Amen. Reka tugende kurindi jambo riri mu Gutegeka kwa 2, ibice byaho nabyo 2, umurongo waho wa mbere niwe turi buhere. Urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Imana ishimwe. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yantegetse, tuzenguruka umusozi wa Seyire igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeje ikasikasi, kandi utegeka abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu batuye kuri Seyiri, bo bazabatinya, nuko mwirinde cyane. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Uyu ni umunsi Abayisirayeli bari barimo bazenguruka ubutayu, ni umunsi Abayisirayeli bari barimo bagowe, ni umunsi Abayisirayeli bazengurukaga bakabona ibyabo nibihinduka, bakabona ubwabo umusozi nukurwa hazwo, ariko Uwiteka bitegereje arababwira ngo uyu munsi, haleluya, nimushamike, haleluya, muce mu gihugu kuko nije Uwiteka ubivuze, kandi nimutinye bene igihugu kuko nje kubana namwe, kuko nzabana namwe. Mana itugirire neza. Nkabwira abantu bari barimo burira umusozi, nkabwira abantu batifitiye icizere, nkabwira abantu bari bafite biruhanye imbere yabo ngo uyu munsi nange yitariki Imana irategetse ngo nibacamike. Amen. Haleluya. Nkabwira abagabo ngo nibacamike, nkabwira abakobwa ngo nibacamike, nkabwira itorero muri iyi minsi ngo niryigirire icizere, tugeze igihe cyo gucamika. Haleluya. Haleluya. Mana yo mu ijuru tugirire neza. Igihe bazengurukiye umusozi kigize gute? Kirahagije. Nkabwira abantu, nkabwira abera, nkabwira abahanuzi batifitiye icizere, nkabwira abanyamwuka batifitiye icizere. Haleluya. Tugeze ku musozi wo gucamika. Igihe bazengurukiye umusozi kigize gute? Kirahagije. Igihe abantu bageragerejwe kigize gute? Kirahagije. Igihe abantu babereye mu butayu kigize gute? Kirahagije. Uyu munsi ni umunsi wo gucamika. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. Mana itugirire neza. Imana idufashe, kandi ngo nibagera muri icyo gihugu cya bene igihugu ngo nibazabatinye, ngo Uwiteka aje kubana nabo. Mana itugirire neza. Nkabwira abantu batifitiye icizere, nibahumura uyu munsi bagiye gucamika. Ababonaga byari bibacanze, ababonaga nta nzira, ababonaga biruhanye imbere yabo, Uwiteka arategetse ngo n'uyu munsi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. N'uyu munsi Imana isizeho iherezo, n'uyu munsi Imana isizeho manda, n'uyu munsi Imana ibwiye abantu ngo nibacamike, ni igihe cyo kugubwa neza. Haleluya. Ni igihe abantu bagiye kuruhuka imihati yabo, ni igihe abantu barenganiwe, ni igihe abantu bageze ijambo bari bamaze igihe kinini batagira ijambo, ni igihe abantu babonye uruvugiro bari bamaze igihe kirekire batabona uruvugiro, ni igihe abantu babonye agahenge bari bamaze igihe kinini mu ntambara z'uruza n'uruza, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo baravugana nabo ngo uyu munsi nibacamike, iyi tariki nibacamike, uyu munsi nibigirire icizere ko yavuze ariyo kwizerwa. Haleluya. Nkabwira abarwayi, nkabwira abantu bari bihebye, nkabwira abantu babonaga iherezo ryabo ryageze, nkabwira abantu babonaga iminsi yabo yatubye, Uwiteka aravugana nabo ngo nibacamike. Uyu munsi ni umunsi wo gucamika, uyu munsi ni umunsi wo kugirirwa neza n'Imana. Uku kwezi ni ukwezi ko guhindurirwa amateka, uku kwezi ni ukwezi ko guhindurirwa ubuzima. Imana yo mu ijuru ikazana ikinyuranyo kidasanzwe
kubwo gucamika umusozi nukuri Imana izanye ikidasanzwe. amen Haleluya, Amen. haleluya. Imana itugirire neza, abari bihebye, abari bakutse umutima, abadukurikiye uyu munsi kavugana nabo ngo Imana izanye ijambo. Uwiteka Imana nyiri ngo abaduhaye ijambo rivuga ngo igihe bazengurukiye umusozi wa Sinayi kirahagije ngo nibacamike. Haleluya, haleluya. Ijambo rya mbere ryavuze ngo Uwiteka Imana nyiri ngo abaje gukura umushumari bashumangiye ahantu hakomeye, ngo kandi n'ibikapu bajisheho bizagwa uwo munsi. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana, nkabwira abadukurikiye ngo nibahumure, abari bafite ibibazo, abari bafite intambara, abari bafite amadeni, ni igihe cyo gucamika nibahumure. Imana yo mwijuru icinzira aho zitari ziri, Imana yo mwijuru irigwatirije mu kibazo, Imana yo mwijuru itanze ijambo aho ryari ribuze, Imana yo mwijuru ije itanze uruvugiro mu muryango. Wa mubyeyi we, wa mukobwa we udukurikiye, wa musore we utwumva, Imana yo mwijuru itanze ijambo ngo camika. Wari ubonye bigucanze, ariko camika. Uwiteka azanye ijambo ajanye ihumure. Imana yo mwijuru itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Twaririmbye umuririmbyi uvuga ngo mbonye umukiza mwiza, mbonye umukiza ukunda imfubyi. Nukuri Imana yo mwijuru itugirire neza. Imana idufashe, Imana iturengere muri uyu munsi. Nkabwira abantu bari bakutse umutima, imitima yabo nikomere, imitima yabo nigaruke. Dufite umuvugizi, dufite umurengezi, twagira ubwoba hari umuntu uvuze, ariko turashimira Yesu ko ari uvuganye natwe ngo abana b'Imana nibacamike. Imana nitugirire neza, Imana nidukomeze. Imana yo mwijuru ihira abantu bayo bari bababaye, abari badafite amagambo y'ihumure, abatari bari baguhumurizwa n'imiryango yabo. Uwiteka niwe babwiye ngo nibahumure. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza, Imana idufashe rero muri iki kinyejana cy'uyu mwaka cya 2026. Mfite ijambo rivuga ngo umuntu wese nahamagare. Haleluya, haleluya. Hari abacecekeshejwe n'ibihe, bacecekeshwa n'iminsi, ariko umwaka wa 2026 ni umwaka wo guhamagara Uwiteka kumva abantu bayo, ikabagirira neza. Nico gitumye Uwiteka yitegereza aravuga ngo abantu bazengurutse umusozi nibacamike. nukuri Tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga abadukurikiye, tugiye kubasengera kugira ngo Imana yo mwijuru ibahituze, ibahe umutima wihumure. Imana yo mwijuru ibagirire neza, ibafashe kuko ari wo mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye ko ari wowe Mana, turagushimiye ko ari wowe uvuganye n'abantu bawe, turagushimiye ko ari wowe uhumurije imitima ya benshi yari yihebye, turagushimiye benshi ko babahekesheje ibikapu by'imivumo, ariko iyi saha uravuze ngo ibyo bikapu bahekesheje ku migongo yabo bizagwa rwose. Ngo nico gitumye uje ku munsi batazi, ngo nico gitumye uje utunguranye ugatungura abantu bawe ukabagirira neza, ukabatungura abanzi babo bagihari. Tugushimiye imvugo yawe, kandi tugushimiye neza yawe yongeye kugaruka muri uyu munsi ku bantu bawe Mana. Tugushimiye kutanze ihumure mu mitima ya benshi, tugushimiye kutanze ijambo ku mitima ya benshi bari baguye umwuma. Mana turagushimiye kubw'ineza yawe, kandi tugushimiye kubw'urukundo dukunda, tugushimiye kubw'imbabazi nyinshi ugiriye abantu bawe, kandi tugushimiye urukundo ukunze abantu bawe Mwami, bari bamaze kwiyeba bihebeshejwe n'imisozi itandukanye, ariko turagushimiye kari wowe uvuganye nabo ngo nibacamike. Mana bahe ibyiringiro rero, bagirire neza. Garuke kubarwayi biteho, garuke kubashonje bagirire neza, garuke kubambaye ubusubahe kwizera mu izina rya Yesu, kuko mu kuboko kwawe harimo byinshi, kandi mu maboko yawe ni magari, ni maremare, n'umugongo wawe ni mugari. Nico gitumye witegereza uravuga ngo nimunyura no muri ico gihugu nimuzabatinye, kuko nje Uwiteka ndi Imana yanyu. Urakoze kushobora byose rero, tanga umugisha Mwami, ugirire neza abatwumvise, ugirire neza bakurikiye ikiganiro mu izina rya Yesu. Reka umuntu wese yumva aguwe neza, reka umuntu wese yumva ihumure, reka umuntu wese yumva ubuntu bw'Imana bumusaga, kuko ari we Mana yacu twizeye. Ico twiringiye ni ukuri, n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Ico twiringiye Mana ni ijambo ryawe rifite umumaro. Uyu mwanya Uwiteka ukoze igitangaza kubaja we n'abagaragu bawe. Ico duheje n'imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu. Turacecekesha imigambi mibi mu izina rya Yesu. Turarogoye inama mbi z'umwanzi mu izina rya Kristo.
mesiya garagara nk'imana yacu wesha icubahiro ubera ubwoko bwawe inzira kandi nabo bakubera abagenzi ni mu izina rya Yesu amen. Kangusaba kanyuma hari ubwo umwana yasaba umubyeyi akamwima yegereze mikoro ukavuge muri mikoro. Hano ikintu kiba cyanzanye hari abantu umwaka amaze mw'ibi bintu hari abantu bababaye none uzi n'ikintu abantu dukunda abahanuzi icyo dukunda nge nihereyeho ntabwo nkunda guhanurirwa n'umuntu tuziranye iyo ngize amahirwe ngahanurirwa n'uwo tutaziranye akambwira ibyanjye neza neza ndemera pe naho yo tuziranye ngira ngo ni amarangamutima ubwo rugiye kunyemera uduhe nimero ya telefone kugira ngo uzifuza ko wamuhanurira nk'umuhanuzi wifitiye icyizere azaguhamagare mufatanye gusenga. Hari ikibazo? Nta kibazo. Yego, nimero 078 40 078 40 84 84 509 509. yego Yego, Imana iguhe umugisha.